hasigaye imyitozo iyi mugiye gukora gusa niyo yanyu mugiye gukora mu Rwanda, hanyuma mukajya mu gihugu cya Sudani aho mufite umukino n'ikipe ya Sudani y'Amajyepfo no gushaka itike kujya muri CHAN. Nyuma y'imyitozo mumaze iminsi mikora, ikipe ihagaze kuri rwego? Murakoze, nshaka kubanza kubasuhuza, duherukana kera cyane nkora interview nyiri muri APR. So ku kibazo wambajije ngira ngo uyu ni umunsi wa nyuma tugiye gukorera hano. Dufite iminsi ibiri tuzakorera South Sudan. Tuzagenda ejo nka saa 4, tuhagere nka saa 9, tuzakora imyitozo ari wenda nk'isaha imwe y'uku recovering. So ahangaha imyitozo imeze neza, ngira ngo habayemo icyo navuga nyine rota, abakinyi bageze kuri 9 batinze kuza, ako abaje twarakoranye nk'umutoza biba bigoranye. Muri equipe nationale nyine uba ufite igihe gito ukeneye gukora n'abakinyi, ako abenshi ngira ngo turaziranye, tumaze igihe dukorana, ntago byatugoye cyane. Ubona yuko message ni yayindi tumaze igihe dukora, ari chance mirangaho nini cyane. Coach, nkurikije uko bivuga bisa naho kuri wowe bitagushimishije kuba hari abakinnyi baje nyuma batinze. Umwanzuro warawumenyeshejwe uko bazaza batinze cyangwa nawe byakuguyeho nk'uko n'abandi bose babibonye ari nk'itangazo? Oya, narabimenye, barabimbwiye, nk'ukuntu bivuze nk'umutoza uba ukeneye abakinnyi bose kugira ngo utegure match. Akenshi ujya gusanga wenda nk'aba bakinnyi ari benshi basha, ari benshi bavuga nyine ko batazi wenda uko tumaze iminsi dukina. So uba ukeneye nyine kubibutsa uko duhagarara. So mu minsi 4 biba bigoye, so ako baramenyesheje baraza, niba byoroshye nk'umutoza uba ukeneye ku squad yawe yose ugategura. Ako nk'ukuntu abivuze, harimo abo tumaze igihe dukorana, ibyo tuba dutegura barabizi, ni ukubibutsa gusa. Ariko se umutoza, kuri cyo waruvuze, ubundi birakwiye kumenyeshwa ko abakinnyi batanzwe kandi umutoza uri nka boss wabo, cyane ko wari ufite n'igihe gito cyo gutegura ikipe nationale, cyangwa wenda habaye inama reka mugite gutyo hagati yawe equipe baturutsemo ndetse na federation, mufata umwanzuro yuko uruhushya rugomba gutangwa n'abakinnyi baturuka muri APR. Nk'ukuntu bivuze, ngiye nk'umutoza icyo nakwifuza yuko mfite squad yanjye, ako nk'abayobozi bambwiye yuko niyo situation. Nk'umutoza uhari sinshobora kuvuga ndimo ndapinga ibi n'ibi, ariko ni ukuba mavuga nyine kuba flexible, ukabyakira nyine ukareba ukuntu ukorera muri iyo situation. Hanyuma coach, ku munsi w'ejo niko twabonye abakinnyi bagera muri 7 basezerewe, harimo n'amazina wenda twavuga ko asa n'akomeye, benshi barimo bose twakorwa n'abandi. Ni ikibazo cy'uko wenda batari ku rwego wifuza cyangwa harimo n'ibindi bibazo? Harimo navuga nyine ko harimo za element nyinshi cyane, kugira ngo ariyo message nahaye tugitangira camp. Ari message nahaye abakinnyi babwira nyine ko iyo ugeze ahangaha ari avuga za values, ndangagaciro z'umukinnyi wa national bagomba gukurikiza. Mbibutsa nyine ko nta mpamvu zo kuma amahirwe yo kubasezera. Umuntu wese uje muri national ko tumaze igihe tubikora, ari byo bagomba gukurikiza, harimo discipline, harimo effort berekana mu kibuga, harimo ibintu bitandukanye. So twabahamagaye nyine twizeye nyine ko bafite bamerita kuba bari ahangaha, ako
tubisabwe nyine n'abayobozi twagomba kugabanya abakinnyi. So ukareba abakinnyi batandukanye abazagufasha mu bo twerimye, ngira ngo nibo twakuyemo, twabonye yuko abasigaye nibo bashobora kudufasha muri iyi match tuzakina na South Sudan. Hanyuma ku mpinduka zabaye muri coaching staff twabonye habaho gutangira imyitozo uri wenyine, uwo mwakoranaga Gasanzwe Yves twaramubuze, tuza kumenya amakuru yuko yasabye uruhushya, ariko hari n'ibivugwa ku ruhande ko atishimiye ko yakumviriza. Kugira ngo ukire umucyo kuri icyo kintu n'abanyarwanda bakeneye kumenya ko kuri equipe nationale nta muvuye y'abanyarwanda. Ngira ngo habaye ibintu byinshi, navuga nyine ko wenda n'ibyo birimo gutangira nyine abakinnyi muri APR akazamo wenda na situation ya coaching, ariko nk'ukuntu bivuze umutoza mukuru ntago yari ahari, ari byo twaganiriye, ngira ngo na kocha Yves yari arimo muri, ngira ngo aracyafite na kontra mu byo twaganiriye, ngira ngo kugira ngo dutegure n'iyi match ari ukuntu twajyaga tubikora, dutegura match dukurikira abakinnyi batandukanye. Yari ahari, ajya kugenda yaratuganije, tubwira ukuntu ko ari twe tuzakurikira iyi match ko igizemo utubazo. Bigeze aha ngaho, ngira ngo nk'ukuntu bivuze umunsi wa camp twageze ari nk'ibisanzwe, ngira ngo ngiye twarakoranaga cyane, bako mfite kontra, ari ukuntu twakoranaga muri office dutegura ibintu bitandukanye. Ndakeka yuko na kocha Yves yari abizi. So tugeze muri camp bisabwa nyine ko ntanga gahunda ko tuzategura iyi match. Nanjye natunguye kubona message muri group kocha Yves asaba ko tazaboneka, adufelicita nyine atubwira nyine ko tugerageze turebe ukuntu dutsinda match. N'ibyo ibindi byo numvise nanjye muri media. Hanyuma kocha Nyawera, turimo dusoza, ni ikihe cyizere uha abanyarwanda muri ino mikino yo gushaka iki gikombe cya Afurika? Abanyarwanda bitega iki? Ni qualification kurikirana na Swad? Navuga yuko no kubasaba nyine bakadushigikira, cyo cya mbere. Wenda namwe media, ngira ngo mumaze iminsi mubona ukuntu ari ibintu byinshi cyane byahindutse muri national team. Urabona yuko ari mindset yahindutse mu bakinnyi. Mfite icyizere yuko iyo momentum dufite muri AFCON na World Cup qualifier dushobora kuyikoresha kugira ngo tuyikarifiye muri CHAN. Ariko coach, Amavubi akunze kunanirwa gukora ibishoboka aho bikenewe, ukabona ko ndavuga umusaruro mwiza, akabona atangiye gukora umusaruro mwiza mu minota ya nyuma cyangwa mu gihe cya nyuma. Icyo kibazo nawe urakibona, hari icyo mugiye kugikoraho iminsi iri imbere? Ubwo navuga ku mukino wa Djibouti, haswe umukino ubanza baza gutsinda wo kwishyura kuri Sudan, intego yahindutse. Navuga yuko ibyo ni ibintu nanjye mvuga yuko bitangiye guhinduka. Ari ukuntu umuntu yavugaga Amavubi kumva nyine ko wenda tuzatsindwa ibi n'ibi, ariko abakinnyi bakinye muri Nigeria, ngira ngo harimo abakinnyi bageze kuri 4 cyangwa 5. So abo bakinnyi 5 ari icyo navuga yuko nabo ari ukuntu bashobora kumutiva bagenzi babo, bameze nk'abarideri. So kuvuga nyine ko bishobora kugorana, ngiye mfite icyizere. Urabona yuko ari ikintu cyahindutse mu bakinnyi, ari ikintu cyahindutse, ubona yuko ari level bazamuye.
so bimpa icyizere yuko dushobora kwitwara neza imbere ya South Sudan. Murakoze.